abashyitsi baturutse impande n'impande, abashyitsi baturutse impande n'impande, turwanye karande tubahaye ikaze, bageze kuri byinshi tubahaye ikaze, ibigori abihinze kijyambere tubahaye ikaze, tubikesha ibyatsinda tubahaye ikaze, karande mbi tubahaye ikaze, izina rya Yesu tubahaye ikaze. Twishimiye kwakirwa kuri gahunda yo kuvugana namwe kuri gahunda y'abafatanyabikorwa dukorana nabo mu murenge. Turashima umufatanyabikorwa witwa turwanye karande mbi, umufatanyabikorwa twabonye w'ingenzi cyane muri uyu murenge kubera ko aradufasha gusohoza gahunda za leta ndetse inyinshi zishingiye ku mihigo dukorana nayo umunsi ku wundi. Urugero, hari gahunda yo kwishyura ubwishingizi mu kwivuza, cyane cyane yishyurira abatishoboye bajyaga banishyurirwa na leta, ubwo urumva aba yadukuyeho umuzigo nka leta. Ikindi ni gahunda yo gufasha abana batishoboye muri gahunda y'ishuri, babishyurira minerivare, babaha ibikoresho kugira ngo turwanye gahunda ya drop out, cyane cyane abana bata amashuri bitewe wenda n'ubushobozi buke bw'imiryango, aho atubereye ku isonga mu kudufasha. Ikindi adufasha muri gahunda yo guhuza amatsinda kugira ngo abantu bakorere hamwe na politiki ya leta ndetse bagamije kwizigamira kugira ngo bashobore gukora ibikorwa byabateza imbere. Ikindi turashima ibikorwa byabo bakora by'ubuhinzi ndetse ubuhinzi bwa kijyambere ndetse n'ubworozi, bigatanga imirimo kuri abo baturage bakava mu bushomeri bagashobora kwiteza imbere, kandi bikazamura n'umusaruro twifuza muri politiki ya leta yo kurwanya inzara mu gihugu, aho ubuhinzi bwabo butezweho kuzamura umusaruro mwinshi muri uyu murenge uzatuma abaturage bihaza mu biribwa, kandi nakomerezaho kuko arimo kugendera mu nkingi zose za guverinoma, yaba iy'ubukungu, iy'imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza, kuko ntabwo wayobora umuturage ushonje, utishimye, w'umushomeri. Ibyo byose bwa bukene bagamije kurwanya nibwo butuma abaturage batavamo ba bandi babibirara ngo bibe ndetse bakore n'ibyaha bitandukanye. Aha ngaha turi mu ifamu cyangwa mu murima wa turwanye karande mbi mu izina rya Yesu. Murareba ibigori byiza bisa neza, ni ubwoko twahawe na leta cyangwa butuburirwa hano mu Rwanda. Iyi ni imbuto nziza yo mu misozi iciriritse kandi migufiya, ni mu bwoko bw'amayiburide, byitwa hamaha 1402. Ni imbuto yera neza nk'uko muyibona, twazengurutse mwahabonye, birasa neza, bigeze mu gihe cyitwa icyo kubwejagura cyangwa byazanye taso. Ni ukuvuga ngo biri mu gihe nyine bigiye birimo birabangurirana birimo birabangurirana. Rero nk'uko mubireba, ibi bigori kugira ngo bimere gutya byitaweho, twabihaye ifumbire nziza ikwiye kuri buri kigori, biterwa umuti kuva bikura, byitabwaho umunsi ku munsi. Niyo mpamvu mubona bifite uruti, uko mubireba bimeze neza. Urabona ko byatangiye guheka. Ibi rero ntabwo byizana, nujya mu yindi mirima ndetse urebye n'imirima idukikije hano, ibigori byaho byarasigingiye kandi biri mu kigero kimwe n'ibi twabihingiye rimwe. Ni igisobanuro kivuga ko iyo umuntu yitaye ku kigori cyangwa yitaye ku myaka yateye, igira umusaruro mwiza. Ibi byose biri muri ya gahunda yo kurwanya
karande no guhindura imyumvire. Mu murenge wa Murambi dufitemo amatsinda menshi agera kuri 56 akorera mu tugari tubiri, akagari ka Rwankuba, akagari ka Murambi. Muri urwo rwego rero natangira nshimira abayobozi mu nzego zitandukanye batugendereye badusuye muri turwanye karande mbi mu murenge wa Murambi, dore ko turafite ibikorwa byinshi bitandukanye. Hari ibikorwa by'ubworozi, ibikorwa by'ubuhinzi, ndetse dufitemo n'amatsinda nk'uko natangiye mbivuga. Ubwo rero turabashimira kuko baje kudusura kugira ngo barebe ibikorwa byacu by'ubuhinzi, cyane cyane dore ko turi mu bigori, aho ibikorwa byacu bigeze. Ibigori byacu bimeze neza, twabyitayeho dukurikije ubumenyi baduhaye, ndetse twahawe na agronome n'ubushobozi leta yagiye iduha, ndetse n'ubumenyi natwe twifitemo. Rwose ibigori byacu bimeze neza, turabashimira cyane. Ubuhinzi bwo muri turwanye karande mbi mu izina rya Yesu ni bwiza. Ucyo nabwigiyeho, twatangiye duteresha ifumbire y'imborera, duteza ifumbire y'imvaruganda, ariko ukuntu ikigori cyagiye kizamuka kimeze kirashimishije, n'umunyamahanga yaza rwose akakifotoreza kuko wagira ngo bisigwa amavuta. Ubwo rero nanjye uko ngiye kuzajya mpinga ni gutya, nzajya nkoresha ifumbire y'imborera n'imvaruganda, nshaka umuti mbitere bise nk'uko ibi ngibi bisa rwose. Rwose ugomba kwirinda ko igihe ibishyimbo bitangiye gutukura bigumana aya mababi abibuza kugeraho urumuri, imico, imirasire y'izuba. Kandi iyo wafashe kino gishyimbo kimwe kikaba kiri mu bigori nk'ibi bihinze kijyambere, wirinda ko icyo gishyimbo nubwo cyaba kimeze neza kizamukira kuri icyo kigori, kuko biracyangiza. Urabona nk'ibi bigori bigera muri 3 cyangwa 4, ariko ubu ni ngombwa ngo iki kirimo hagati tugikuremo, kuba cyaraducitse mu gihe twari turimo turabitera. Mu gikorwa kijyanye n'ubuhinzi turimo gukora hano, icyo gikorwa kijyanye n'ubuhinzi turakoresha abakozi 23. Abakozi 23 dukoresha, twatangiye igikorwa cyo gutunganya umurimo wo guhingamo. Noneho twabanje guhinga, noneho turangije guhinga dutunganya amasinde neza yo kuzatera ibigori. Noneho turangije gutunganya amasinde neza yo gutera ibigori, twifashe mu bumenyi bwacu bwo guhinga dutera ibigori, twifashisha na agronome atubwira ukuntu tugomba guhinga, twifashishije n'ubumenyi bwacu tubigendanamo neza. Twabanje gutunganya amasinde, turangije dutumiza ifumbire y'imborera, ifumbire nziza y'amase. Turangije kuyitumiza turayizana, tuyigejeje hano dutunganya ubutaka neza, turabanza duca imyobo. Turangije guca imyobo mbere yo gutera ibigori, turabanza dufata ya fumbire tuyishyira mu myobo. Tumaze kuyishyira mu myobo ya fumbire, kugira ngo ikigori kizabe cyiza, ni ukuvuga ngo iriya fumbire irabanza ikajya mu myobo, yangiza kujya mu myobo hagafataho igihe kingana n'ukwezi kugira ngo iriya fumbire ibanze ihore, imvura yigwemo. Mu mwobo y'ibigori twagendaga dushyiramo ibigori 3. Ibigori twebwe iyo tumaze kubitera bikageza amababi 5, 6, tugira uruhande rwabyo tukajajanga ibyo kwitwa koroshya ubutaka kugira ngo yafumbire imanuke. Twarangiza ubwo nyuma yaho dushyiraho ifumbire mvaruganda tuzengurutsa hirya kigori n'ikindi. Mu itera ry'ibigori twasizeho DAP, mu ibagara dushyiraho iri yo kutwunganira ya 3, dushyiraho indi fumbire bita DAP ya 3. Turangije kuyishyiraho habaho igihe cyo gutera imiti. Karagiye tujya kugura umuti wo gutera ku bigori. Twaje kugura umuti wo gutera ku bigori bawita roketi. Umuti turawuzana, ariko habaho ngombwa ko ibigori byacu kugira ngo bizagira ubuzima gatozi cyangwa bizabe bimeze neza, dushyiraho n'indi fumbire yo mu mababi. Hari ifumbire bita koda. Iyo fumbire byabaye ngombwa ko tujya kuyishaka tuyiteraho kugira ngo ibigori bizamere neza. Ubu ibigori byacu bimureba biriho amafumbire ageze mu moko angahe?
3. Niki rero wize muri turwanye karande mbi niki ugiye guhindura mu mihingire rusanzwe uhinga? Mu mihingire ntabwo nzongera guhinga akajagari. Ubundi uko twahingaga byara akajagari, ariko ubu ntabwo nzongera. Nzajya mpinga umurima ube muto ariko mpinge imbuto imwe kandi nyibyaza umusaruro. Twagiye ducukura imyobo dutera ku myobo hagati y'ikigori n'ikindi twashyiragamo 60 muri 80. Ubona rero mwiteze umusaruro ungana iki? Niki wabwira abandi bahinzi bari guhinga bagashora umwanya n'amafaranga ariko umusaruro ukaba ntawo? Ikintu nabwira abantu bari guhinga mu buryo butanogeye butari bwiza, kuko bahinze ku buryo bwiza nabo bagira umusaruro mwiza cyangwa se ibigori byabasha gusa n'ibi ngibi. Nabashishikariza kugira ngo bajye bahinga muri za metero, muri za ntambwe cyangwa se muri za santimetero, bahinge mu buryo bwiza kandi buvanguye, nibwo babasha kugira umusaruro. Kuko ndareba nkabona twiteze umusaruro mwiza nkurikije buryo ki twabihinze neza. Ndareba nkabona tugomba kugira ibigori byacu byiza bigomba kweramo nka toni 3 cyangwa se 5 gutyo.